umwanya nawe guhato tukaganira nkumva ikikurimo. Hari igihe umusore agucaho akavuga ati sister wahagaze nkakubwira umeze utene sawa dupange iki akabazi yuko wicuruza wenda ubukwiye kumubwiza ukora kumubwira ati ngewe kunekereza cyangwa uko mbona gucya ngaragara ntago. Yego wakoze cyane kubana natwe turi kumwe n'umutumirwa reka tugusuhuza uraho. Muraho neza. Amakuru ni meza. Ndabona uyu munsi uri seriye cyane kandi biganiro nkunda kubona ntabwo buri seriye uginyuzamo gukagira gutyo ugaseka. Arega kuba seriye biterwa gusengana none biterwa n'icyo umuntu abagezeho. Urabona ntabwo twagera kure hari aho turi bugere. Yego. Ahubwo umuntu abeseriye kurushaho. None ubaye seriye cyane ntibishobora gukanga abasore cyangwa bigakanga umuntu wari ufite ukuntu agufata. Buya ntago byamukanga rega buriya umuntu ashobora kugukunda bitewe nuko akubona. Ntago wenda umusore yagukunda kubera uri umwasama, ntago yagukunda kubera yuko uri seriye, agukundira icyo uri cyo. Ntabwo yagukundira ibyo byose. Reka tujye ku abakobwa bakunda kuba ari seriye cyane. Hari igihe ujya kera hari umukobwa narinzi iyo umusore yamuteretaga yaramukubitaga ahubwo ati hagarara nkubwire wagiye ukabona aramukubise induru zikavuga. Uyu munsi kuba umukobwa yaba ari seriye bishobora kumuhesha agaciro cyangwa nibyo bishobora gutuma abura isoko nkuko mujya mubivuga. Okay. Kuba uri seriye nanone ni byiza ariko nanone ntago ari byiza. Hari igihe uba uri seriye waca ku musore ariyo mahirwe yawe, hari igihe uca ku musore tu kakubwira ati sister wahagaze tukavubana kwa kwiyumva kwawe ngo wigize seriye bikarangira bipfuye kandi wasanga yari kukugira akamaro. Aba ari byiza nyine tu kabaseriye ariko nanone agasuzuguro kakavamo bikaba ngombwa ko wumvira umuntu ntaguzi icyo guhamagariye. Shobora kuguhesha akazi ntako wari ufite, bishobora kuguha nyine sinavuga ngo kira mugahana umwanya mukaganira ukumva ikimurimo igitekerezo ashobora kukugira inama. Arega buriya kuba seriye biterwa njyango n'umuntu ibintu aba yaraciyemo. Hari igihe umusita yigira seriye nkumva ngo ngiye narariwe, natwe twese twarariwe. Kuba wabaseriye ngo kugira ngo abantu bagutinye no arega n'ubundi muri igitsina gore ntago wabura kuba ari umugore. Hanyuma se ushatse kuvuga ko kubura igitsina gore nyine ugomba kwihereza umuntu wari we wese ukuvugishije cyane cyane ko ababavugisha baba bafite byinshi bitandukanye n'impamvu. Kandi noneho birakwiye se ko noneho uwo ari we wese agomba kumwumva ni itegeko. Oya ntago mvuze ko ari itegeko. Nawe erega abakobwa duca no muri byinshi. Buriya hari igihe umuntu ashobora kuguca ari kukurira umwanya ariko nyine mbona ko ari siringiye ariko ndi aho ngaho niho nendaga kugera. Kubera icyo usanga kenshi haba hari nk'umuntu yenda simbizi anicuruza mu ibanga nukubera iki badatinyuka kubivugira ku karubanda yenda ngo umuntu anamenye ngo abangaba yenda bameze gutya. Mubona atari cyo gituma abahungu benshi batinya kubashyira mu mago. Cyane birashoboka kuko hari igihe nk'abari abakorera ku matelefoni ukabona ni umusirimu byadanje ku buryo utanabimukekera ariko kuri phone akaba ari mubi cyane. Gusa nanone aba yiyubaha ntago ameze nka wundi ujya ku muhanda. Ntago urumva biratandukanye. Wakorera kuri telefone akorera mu rugo nta umubona, umubonye nturi abumuhamagaye. Nkaho se uri yarambaye yagiye ku muhanda isaha irashije isaha 2 bukari ndabona cyane hano wabonye. Abari urumva harimo difference tu biratandukanye. Nukubera iki yenda ngenda bivuga uko biri ubusambanyi bwimukiye kuri video call. Okay. Nanone ngiye mba numva video call atari nziza habe na gato. Hari igihe ushobora kuvuga ati ngiye kugira amafaranga kuri video call. Ubizi gute umuntu mugiye gukora video call atagiye kuguhemukira? Ashobora gufata uko ibyo byose uri kwikora ashobora kuba ari kuri codinga ukazarinda uko. Hari benshi bisanga hanze batazi uburyo bagezeyo, atazi n'ibyo yakoze. Byaba byiza ahubwo bikarutwa mukagenda mugahura mukabikora kugira ngo ugiye ngo video call se nibiki. Ahubwo ko ugiye kwishyira hanze birenze. Na kuvuga yakubonye areke no kugushyira hanze ngo runaka kubone. Ntago ari byiza cyane. Gende ko mbyumva pe ntago ari byiza. Gusa nanone ubusambanye cyane kuko iyi si turimo ntago navuga ngiri gutera imbere.
usanga kenshi na kenshi mu rubyiruko mu basaza ni uburaya bubagize. Turemeranya? Ni uburaya. Usanga umusaza ungana nka papa anciyo ngo shumeze utego ko Kristo. Ese ntubona ko impamvu babataka namwe ari ukubera imyambarire mwambari bakurura bamwe murambara mukagaragaza uko muteye kose, ubwo se urumva atari mwebwe mu bitera? Oya okay, reka tuvuge ko twambara tukagaragaza uko duteye, ntago ari ibintu birenze, ahubwo ngo guhamagaye ni ibintu biba bimurimo. Ntago abagabo bose ari kimwe, ntago abasore bose ari kimwe. Hari ushobora kubona wambaye kungucyo ntagire naho bimukora habe na gato. Ntabwo rero wavuga ngo ngiye kwiyumva. None ubwo wowe kugira ngo wambare utyo, yenda ubu ngubu ntabwo wambaye nabi, ariko nka kwa kundi ujya kubona ukabona umuntu yabunuje pe, yabunuje, ni impamvu kibimutera nimba atabagambiriye kugira ngo agushe ba basaza. Ese ubundi ubwo wowe ra uwo musaza kuvugishije nta kintu wamubwira? Okay, hari uwambara umwenda mugufi kuko atari indaya, ahubwo kuko awukunze. Ntago abantu bakunda kimwe habe na gato. Shobora kwambara umwenda mugufi kubera wewe yawishimiye, ariko umubonye igitsina gawe kikamubonye kigahita gitekereza yuko uyu muntu yicuruza. Gusa ntabwo mvuze yuko hari igihe umusore ashobora kuguhamagara cyangwa uwo musaza kakubwira ati se injira mu modoka tuvugane, urinjiye. Ngo se wagwase nka ni wayemera? Watekereza akabazo ufite kavuga ati ngiye guhumiriza nyafata. Ntabwo najya ngo nkubeshye yayafata pe. Nanjye nayafata bitewe n'ikibazo mfite, nzi yuko biri bukemura ikibazo cyane kikarangira. Ikibi ni ukubigira ingeso cyangwa ukabigira ubucuruzi. Nicyo kibazo. None se urumva nyine bitaba byamaze kuba ubucuruzi. Ese ubundi ni ukubera iki umukobwa atakwihanganira ibibazo barimo agategereza ubundi buryo buzakemukamo, nawe ubwo agahita yumva ko nta handi bigomba gukemukira uretse hariya ku mwaka sexe, cyane cyane ko ibibazo ntibijya biba ku muntu ngo bibure kurangira, ariko nawe ni naho satana gutegeye nyine. Okay. Ni naho nababa sugar daddy bagutegeye kugira ngo abereho bakugushiriza. Okay, kuki wowe uhite witira kubyemera kandi ziko byangiza bigira gute? Umva nkubwire. Tugaruke kuri icyo kintu. Yego. Ese ufite umugore, ufite abana, urarwaye nta kazi ufite, umugore wawe nta kazi afite, abana bafite kujya ku ishuri, nta giceri na kimwe ufite mu nzu. Turemeranya? Yego. Ukabona umugore wawe arambaye aragiye. Kumbe hari umugabo wamuhamagaye, ese ko mfitemo miliyoni, tugahura rimwe ugakemura ikibazo ufite. Ukajya kubona ibibazo mwari murimo, abana bashoboye ku ishuri, agiye kukuvuza, urakize, musubiye mu buzima bwanyu busane n'akazi gatangiye kuboneka. Ese umugore abikubwiyeho kubw'ikibazo mwagize, wamubwira ngo mvira, wamushinze icyaha? Nose ntibyabaye, ntiwabonye abagore baritazariya. Kuki yifasha akabikubwira? None se kuki we yagiye kubikora kandi azi ko twari gukora tukazabona uburyo bwo gukemura cyane? Mwari gukora gute kurwaye? Urarwaye, abana baretse shuri. None se we kuki atajya gushaka akazi atagombeye? Buriya yo washakanye n'umuntu, biriya bintu ni bidakorwaho. Okay, umva nkubwire, wowe uri kwivugisha ngo kuki atajya gushaka akazi, urabizi nta bundi bugere ari bujye kugashaka. Njyewe naguhaye urugero, nta bundi bugere bukabonemo. Nawe ubwawe urarwaye ntubasha kuva mu buriri, nta mafaranga afite. Njyewe ndabizi neza hari umugore bari bakize, barakena nimva barakena n'akazi karabura. Sibyo? Umugore hahandi bafataga dodo bakazitogoza, abana bakarya n'ibintu bagiye kurya bitewe n'ubuzima bari babayeho. Birabacanga n'umugabo akazajya yicara akabese ubundi umugabo hano mu rugo. N'umugore biranga atekereza no gusubira iwabo, ariko se ndasiga umugabo wanjye gute? Umugabo w'umuzungu yaramuhamagaye, ngenda guha miliyoni 12 tugikamana ukemura ikibazo cyawe ufite. Yaremeye afunga umwuka ajya kubikora, aragenda. Umugabo business yayisubiza ku murongo, abana barongera bamera neza, urugo rumera neza. Abarangije aricara abibwira umugabo ati mbabarire gutya na gutya, byagenze gutya na gutya, nta bundi buryo twari dufite. Ko bavuga ko umugore wasohotse atagaruka, ubwo urumva n'ubundi atazahora asubirayo. Umva nkubwire, ntiyagaruka kubw'impamvu runaka. Nimba ubizi neza ko nta kintu uburana umugabo wawe, sibyo? Nta kintu umuburana, sibyo? Icyo ngicyo gikoze kubw'impamvu runaka mugiye gukemura. Mu gihe umugabo waguha ibyishimo, nicyo ngicyo wagiye gukora,
wagikoze kubw'ubuzima mubona murimo nimba yagikoze business yanyu ikongera igatera imbere ntago yakongera gukora icyo ahubwo muharanira ngo deka twongere tuzamuke kurushaho aho kugira ngo biriya bintu byongere bisubire. None se mu gihe umugabo ataguha ibyishimo nk'uko ubishaka byo biremewe ko wagenda ntabwo wakwihangana? Mu gihe ataguha njyewe ku ruhande rwanjye ntabwo mvugira abandi, mu gihe mbona umugabo wanjye atama ibyishimo aho kugira ngo mutere agahinda, sibyo mutere agahinda njyewe mvuga ati ngiye kurura mugabo ejo ratashye uzi icyo nagukorera nakubwira ati mugabo mwiza dore kubana njye nawe biranze ma divorce njye iwacu nawe wishakira undi mugore, hari uwo muzahuza nanjye hari uwo tuzahuza, biraba ari byiza byanagufasha nawe bigafasha uwo mugabo kugira ngo rubanda bajye bamwota bagati reba wa mugore wa runaka ntago ari byiza. Hanyuma se turagenda tugere ku misengere y'urubyiruko, n'ukubera iki urubyiruko rukomeza kwibanda mu byaha cyane mu by'ukuri ntibajye mu rusengero? Ubundi impamvu ibateraniye? Okay, impamvu ibatera rero kuko biracanganye no gusenga kw'igihe biracanganye, usanga umupasiteri mumaje muvuye gusenga baraguhamagaye kuri telefone. Umbwire ko nawe hari umupasiteri waguterese ntubi muvuye gusenga uratashye ntuzi nahanuye numero yawe yayikuye wenda mu bandi bakristo cyangwa mu nshuti zawe ukajya kumva ngalo karame urinde ngo ndi pasiteri pasiteri ugiye kunsengera se ngo ntagushakaga se uranshakira iki ukajya kumva okay nta kibazo uramwitabye nk'umushumba uragiye yego ko kirisito sanze pasiteri wese yabunuje nkawe watekereza iki? Niyo mpamvu usanga abantu urubyiruko rumwe na rumwe hari ubikora nyine kubw'impamvu runaka, ariko hari ababikora njye nasanze n'abapasiteri b'iki gihe baraza bakadushuka ngo n'abapasiteri ejo ugakubitana nawe ari mu byaha ngiye gusenga ngiye mu rusengero gute, ubundi biba byiza nimba udakunda abo bapasiteri sengera mu mutima wawe wowe ubwawe umenye yuko wizera Imana ukunda Imana kuko njyewe ntabwo navuga ko abapasiteri b'iki gihe bari seriye naseriye mbonye nyine wowe tubwira ibyakubayeho wowe rero n'abankurikiye babyumve muri byinshi cyane umuntu yisanga ahantu henshi kuko ubu ngubu wenda aka kanya ntabwo nabona umwanya wo kuvuga ku buzima bwanjye runaka. Uracyamukomeyeho ntushaka kumutanga? Oya ntabwo mvuze ko kumutanga namutanga, yego kumutanga namutanga abaye atari na pasiteri yaba nundi wumva yuko utatekereza gukora ibyo bintu ariko ubu ngubu hari ikindi gihe wenda nzaza numva ameze neza mvuge ku buzima bwanjye runaka. Hari igihe mubona abantu nyine bagenda, hari n'abantu bambona ko bati si uyu mukobwa aricuruza gutya na gutya, ntabwo nicuruza nkora igisohoka cyose kugira ngo mbeho, ariko nagiye mu buraya nkakora igisohoka cyose kugira ngo umwana wanjye akure na famiye yanjye mbone yatera imbere, ariko nagiye mu buraya kuko ubuzima ntabwo umenya hano bukwerekeje, ejo uva ahangaha ejo ukajya ahangaha. Usanga abantu benshi bakora ibintu kugira ngo babe abasitari. Si ndi umusitari, icyo ni icya mbere, ndi umuntu usanzwe nk'abandi. Kuba mumbona uko umbona nawe ejo n'ejo bundi ushobora kwisanga aha nicaye nawe nkazajya nkureba nkavuga ati uyu ni wa muntu wavugaga ati ndi umusitari. Oya nta musitari ubaho, ibi byose tuba turi kubona oya nanjye hari igihe nicara ngavuga ati se uriya ndabona ari umusitari, ntago aba ari byo. Ntugushaka iki? Nugushaka kuko ngewe nivuzeho. Hari igihe nafunguye wenda urubuga mvuga ati nzamenyana n'abantu, nabaga nigunze nzamenyana n'umuntu meya nuriya uyazangira akamaro kuko abantu bose umenyane nabo ntago ari kabari beza. Hari ukuyobya, hari ukugira inama, hari ugufasha mu bibazo runaka ufite. Birashoboka cyane. Turabyenyeranyeho? Yego birashoboka. Nshobora kuza nawe ubwawe sibyo akubwira ati ngiye mfite ikibazo cy'ino runaka naburaye wamfasha, aho kugira ngo mfashe ukansaba ikindi runaka avuga ati ngiye kugira ngo ngufashe ndagusaba ko twayigamana. Watekereza ikibazo ufite ko kuzi neza ikibazo ufite ukuntu kigukomereye akavuga ati ndabikora pe kugira ngo mbone iki ngiki, barabikora. Ariko se nibyo bikwiye? Okay, ntago bikwiye habe na gato. Uragerageza ako se ahubwo kuki umuntu aza kugusaba ubufasha wowe ukamusaba ikindi kiguzi ukumva yuko mwakora imibonano kugira ngo umufashe, kuki utamufasha? Wenda ushobora kuba umufashije umunsi
ejo cyangwa ejo bundi azagufasha birenze uko wamufashije. Kuko ndabizi hari abana reba nka gutya ngo urashaka kuzamuka, ushaka gukina filimi, wareba wa muntu wa producer kuri ibyo bintu wenda wifitiye nk'impano runaka, aho kugira ngo akuzamure ugaragaza impano yawe, akavuga ati ndakuzamura kubw'umaye ruswa y'igitsina. Ese kuki utamfasha nzamuke? Ko nshobora kuzamuka akaba ari ngiye kugira akamaro, ibyo ngiye gukora bikakugaragaza neza, nawe bikaba ngombwa ko wabona ibifatitse muri ngewe, aho kugira ngo ushobora kunsabira ruswa y'igitsina, birumvikana ndabyemeye tu, ariko ibyo ngiye gukora simbikora kuko mbikunze, ndabikora kugira ngo mbeho, kugira ngo mayo mafaranga nyishyure, nimba ari uburyo nari mfite cyangwa uburyo nari kugiramo iyo mpano nari mfite ntago nayigaragaza neza habe na gato. Nazanya nyikora mfite ubwoba, mvuga ati ejo n'ejo bundi n'ubundi azansaba ngo turyamane kugira ngo agire icyo atanyirukana. Ibyo birashoboka, cyo navuga cyo rero nabo ngabo babikora nta si byiza. Ese kuyinsabye ruswa y'igitsina igikurikiraho nyuma urakizi? Ntago abantu bose ari kimwe. Abantu bisi bararakaye, urasanga umwana w'umukobwa afite imyaka 15 umukoreye ikintu kimwe kiramubabaje pe, ariko agiye kukubabaza kurushaho. Usanga umwana w'umukobwa yisha umuntu w'umusaza kubera iki? Kubera ko ibyo wamusabye wamuhatirije. Yagusabye ubufasha urabimwima, ahubwo wowe umusaba uburenze kubwo yagusabye. Ubwo se kwishe wababara? Wajyaho ukavuga ngo mbabarira, ngo mfite famille, natwe dufite famille, ugiye no kunyangiza cyangwa ugiye kuntera izo ndwara? Natwe dufite famille. Rero ntago navuga ko yabagiye gukora, ngewe ndanamushigikira, wanapfa ari buri ukanagenda. Hase mana, uzi gufata umuntu ku ngufu? Uzi icyo bivuze? Uzi kunsaba ruswa y'igitsina? Uzi kuryamana n'umuntu udakunda ukuntu biba bimeze? Wowe ntago bizi. Cyewe ntabyo nzi. Nta nubwo wabimenya. Ku mugabo yumva ari byiza yishimishije byabaye. Uzi umuntu uri kubikorera agahinda bahagaze. Buriya binashobotse mbaye mbashije kubikora, uri kubikora nakwica. Nkakwicira aho ngaho bikarangira, bakamfunga nkamenya yuko nafunzwe ariko nirwanaho. Amani birababaza mani, mukaze kudukiniraho, mukaza gukina mu buzima bw'umuntu. Ntuzi uko naraye, ntuzi uko naramutse. Urambonye nditambukiye, nyuze mu nzira zanjye urankurikiye ngo uza kumfata ku ngufu. Ese uje kumfata ku ngufu uzindinde? Ko nakure ko ndakanamfata, nakure kukamfata, wamara kumfata ubwo amaherezo nayahe? Kucyuto asebuni kucyutakikangamo ukamenya huje ahantu ubujura hazi. Icyo waba wowe urakizi, nimukabutubone ngo kakakobwa karaciriritse. Reka numve ko nciriritse, ako ushobora kuza nabi karangira ari wowe upfuye. Icyo kimenye, wa musore we waba wa mugabo wawe. Noneho cyane ngaruke ku bagabo bubatse urugo. Sura umugabo si wubatse, ako se mugabo uko wubatse umukobwa agacaho, ufite umugore wamusize mu buriri cyangwa se yamusize mu rugo, ari kugutekera nk'umugore we, nk'uri umugabo wagiye kugufata neza. Wowe ugiye mu kabari, cyewe ndi umugabo mu rugo, ndicaye hano, ndagenda nsanga umugore yatetse byose byabaye. Ubonye abakobwa bari kuzunguza ikibuno, icyo kibuno n'ubundi kivamo nawe urakizi. Uricaye unkweye inzoga urahazi ngo mukongo bankubwire, uragiye ukodesheje shambure y'ibihumbi 5, wendera murongo y'umuhaye 15, kandi wasanga mu rugo mwaburaye, umugore ari kwihiringa ngo kugira ngo utahe ngo uzuyige ngo ujye mu kazi, kumba yandi bagiye kuyanyuza. Abana babirukanye ku ishuri cyane, kuki utagenda uwo mugore bakaguha ibyo byishimo? Ese ibyishimo reka tuvuge katabiguha, wenda umugore wawe ntabyazi, mubwiza ukuri ko nibyo byishimo basi utabibona mu rugo rwawe, abimenye. Man, uzi kubura umugore wicaye mu rugo, ngabo wawe mwaryamanye, murumva mwakoze buri kimwe, wowe uzi yuko wamushimishije, ariko umugabo ariko kunenga. Basi ngiye wambwiza ukuri nkamenya ko gukena gutyo ushobora kwibeta. Ngiye buriya mbizi neza ko wibeta naguha ibyishimo, nzi yuko wenda tutatandukana utansiga, mbizi ko wibeta. Nakubwatire mugabo mwiza, basi ikintu uzirinda kunzanira indwara, nazajya nakubaha nkatugushyira mu mufuko ukagenda. Uduki
udukingirizo iki ukaduha umugabo wawe akajya tugenda akatugendana. Ndabizi neza nkunda umugabo wanjye, icyo ni icyambere sibyo, sinamusiga, simbasha kumuha ibyishimo nk'uko abishaka. Kandi nawe wenda yarabimbwiye, basi mwubahire kuko yabikubwiye. Urabizi mu rugo nta kintu ubura, mubayeho neza, nta gutuka, nta gukubita, nta kuraza ubusa. Ibyishimo nta kibazo wajya kubishakira ahandi, nkagufasha rwose nkatukugurira, aho kugira ngo nyine unzanire indwara, aho kugira ngo unzanire indwara ntatugufashe, nawe ukamenya uburyo udukoreshamo. Ariko se uragiye urabimishe, kubimisha birakumarira iki? Urabimishe ejo unzanire indwara, ninyandura uzatangira kubona tujya kwa muganga batubone twese indwara, utangiye kuvuga ngo madamu ni wowe, ni njyewe gutese, kandi njye mbizi neza ko nta hantu nagiye. Icyo kintu uracyumva? Urumva kitababaje? Kirababaje. Abagabo bagomba kwikontorora, bakagabanya ibintu byo guca inyuma yabo bashakanye, kandi bakanyurwa, bakareka abana batoya, bakareka gukomeza guteza ibibazo by'ubusambanyi mu bana bato. Mani mwabagabo. Ariko rero hari n'abakobwa nabo bitwara nabi, nabo bivugwa ko ari bo babishyira cyane pe. Ntago nahakana ko badahari, barahari kuko ni rwo rubyiruko rweze. Dusore kusanga umwana wa 15 araje kuri njyewe Adeline ngo ndagukunda, yego ko mani, ese wa mwana urankunda mu myaka yawe 15, urankunda, ese nzavuga ati uyu mwana afite 15, ese nzamubwira sheri yego ko binateye isoni ko nshaka iki? Wenda ku muntu mukuru ni sheshi wabirumvikana, ni mukuru arakurusha imyaka cyangwa murangana mu myaka, wambwira ati sheri nyene iki ku bushobozi ufite, nimba ushoboye kumfasha yakigufasha. Ariko so umwana wa 15 ugiye kumwaka ubushobozi gute? Ugiye kumwaka amavuta gute? Bigutera n'isoni. None utwara twikigiye turiyumva mani, turiyumva sa umwana wese yifunze ngaje gutereta umukobwa usa neza. Kandi njye rero mvugiraho, cyenda Adeline muranzi kuri TikTok muranzi, wenda ibyo nkora nshobora kuba bitabashimisha, ndabyumva. Ako se wa mama we ko hari abo nzi, umusore akifata akadahutira afite imyaka 20, ufite umugabo mani, ugasanga agasore nkako umwana w'imyaka 20 kuki utakiyubaha mani? Ku myaka yawe 30, umwana w'umusore ufite imyaka 20 akugiye hejuru. Cyakoza mwaba mama mwubahwe, kuri 20 yawe irimo kukunyura. Umwana w'imyaka 20 arakwemeza kurusha umugabo wawe mwasha. Gusa icyo nababwira ati, ese kuki uzi ingaruka zizakuviramo? Kuko ndabyumva abana b'iki gihe basigaye bavuga ati uzi ngenda uya n'ikimama ngo cyankomye, gusa ikintu byangwa. Mwana netekereza umwana w'imyaka 20 akaza akabwira abandi basore, turiya mama yagira gutya agurutse ibinyoni. Man, mwababyeyi mwe mwakiyubashye kwere, mwakiyubashye ko tukiri batoya mukabiduharira. Ngiye nkishimana n'uwo musore w'imyaka mikeya, naho wowe mama urambyaye ugiye kwiyandarika. Basi nimba ugiye no kwiyandarika bikoreye ku muntu umusaza mu ngano izo, abo bakobwa yari kuzabona, yari kuzagira umugeni. Mwiciye iki? Isoko. Mwiciye isoko. Ntago ibyo ngibyo abari sawa. Nko ngubu ushobora kuba ufite umwana, kuko ntago uri mutoya, ndi kubona ukuze ku buryo utabura nk'umwana w'imyaka 10. Umwana wawe ajya kubona yambaye neza, cyambaye gakweto keza, kibaze se umwana wanjye ko natamugurira urukweto yarukuye. Kumbi hari igisaha cyamugurira urukweto, ntubizi. Nkamwe babyeyi mugira amafuti, kuki umwana atahanye isaha nziza, atahanye urukweto rwiza, ntumubaza hayikuye. Kuki utababaza se mwana we ibi n'ibiki mbona wowe uramwihoreye, uravuga ati mwana wanjye ubungubu naba yarakoze ntago ari kundushya, ntacyo witaye nk'umubyeyi ntiwamuhana. Ababyeyi namwe mufite amafuti, warangiza ukavanga umwana wawe n'indaya gutese. Nina kuki uticaye ngo umuganirize, ukereka tuvuge ko n'abana batumva. Ese yumvishe ibyo utamubwiye ko mubihorera? Umwana atanye telefone igura hafi miliyoni, wowe mubyeyi ufite n'itagera muri senkani, urihicaye uratuze
umwana wawe ameze neza ari muri touch ari gukana nkakara nk'uri mu ndege wowe uricaye uratuje umwana wanjye ngaziranye n'abantu ntuza aho wabanje ukareba n'agaciro k'iyo telefone afite ukamubaza aho yavuye. Adeline, reka tugane ku musozo bitewe n'imvura. Reka ngusaba utambutse nimero ya telefone cyangwa n'izindi mbuga abantu bagusanga. Okay, nanjye bwanjye mfite YouTube channel bayita Adeline TV, gusa nomero yanjye nayo bahani 079 4 80 25 30 079 4 80 Urakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka tuzongera tugutumire bidatinze kugira ngo dukomeze tuganire kuko ndumva uri kuvuga ibintu byiza, impanuro zawe ni nziza kandi ukomereza aho ngaho. Yego murakoze.